Shalom shalom nshuti z'umusaraba, nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi badukurikirana kuri Abayo Media TV. Turabaramukije tubifuriza umwaka musha muhire wa 2026. Ntago duherukana ariko Imana yabanye natwe, Imana yaratuzirikanye, Imana yaratwimanye, Imana yaduhishe mu mababa yayo, niyo mpamvu tugahote tunezerewe, tugahote dushima Imana. Uyu munsi rero Imana yaduhaye ijambo twifuje gusangirira hamwe. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 11:3 n'uwa 7. Haravuga ngo niba imfatiro zisenwe umukiranutsi yakora iki? Ni ikibazo. Twongere dusome n'umurongo wa 7 nyine aho ngaho 11 umurongo wa 7. Haravuga ngo kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Imana ishimwe cyane, amen. Twongere dusome urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 19. Havuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye, amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo dusomye Bibiliya, hari abagabo, hari intwari Bibiliya ivuga babayeho bagera mu buzima bwo guhura n'ibyo twita imibabaro y'iyi si, imibabaro y'ubu buzima, ariko iyo mibabaro ikaba ariyo kubabaza umubiri gusa, ariko umuntu w'imbere akarushaho gukomera. Imana yacu nishimwe. Bibiliya tubwiye ngo niba imfatiro zisenwe umukiranutsi yakora iki? Hari imfatiro 3 cyangwa 4 nahisemo, ariko nawe ubwawe wakwiyongeraho izindi, cyangwa nawe ubwawe watondeka izindi, ni nyinshi cyane. Hari imfatiro muri ubu buzima, hari imfatiro zo kuba ufite umugore, ufite umugabo. Urwo ni urufatiro umuntu wese akenera, ni urufatiro umuntu wese wabyawe uriho, umugabo, umusore cyangwa umukobwa yifuza ko urwo rufatiro yarugira muri ubu buzima bwo muri iyi si. Gushaka ni byiza. Urundi rufatiro rwa 2 ni urufatiro rwo kuba ufite akazi keza. Akazi gatuma ubuzima bugenda neza, bituma akazi rwose ubeshaho umuryango neza, nawe ubwawe ukabaho neza. Rero akazi muri ubu buzima karakenerwa kugira ngo uyu mubiri, mu gihe tutari twajya mu ijuru, akazi niko kadufasha kugira ngo turushaho gutunganya ubwami bw'Imana n'urugendo rw'ubuzima kugira ngo tuzave mu isi amahoro. Icya 3, urufatiro natekereje ni urufatiro rwo kugira abana. Abana ni beza, barakenerwa, barakumburwa. Bibiliya itubwira ko umugisha w'abana uva ku Uwiteka, ari impano, ari umwandu utangwa n'Imana. Rero urwo rufatiro narwo muri ubu buzima, iyo umaze gushaka, ufite akazi keza, ukenera, wifuza no kubyara, kuko urwo ni urufatiro narwo umuntu aba akeneye muri iyi si. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo niba none bibaye ngombwa ko imfatiro zisenwa, imfatiro zivaho, umukiranutsi yakora iki? Akenshi izi mfatiro, kubera ko arizo zigize uyu mubiri, zigize kubaho muri iyi si, rwose umuntu wese arazihananira, arazikunda, arazishakisha kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo niba none bibaye ngombwa ko imfatiro zisenwa, imfatiro zivaho, wa mugore wawe mu gihe mutakibanye neza, Satani yamukoreyemo cyangwa ari igipimo, wabigenza ute? Abenshi batuka Imana, abenshi bava ku Mana, abenshi bivumburira Imana iyo urushako rutababereye neza, umugabo wawe atakubereye neza, umwana atakubereye neza, umwana wabyaye, akazi yo kabuze,
habaho kwivovota ku bantu batamenye Imana, batasogongeye kugira neza kw'Imana. Yobu yahuye n'ikigeragezo, yahuye no gupimwa, kuko ngo Satani ngo yagiye imbere y'Imana amusaba Imana. Imana iremera, wa mubiri umuvaho, umugore amuvaho, abana barashira. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo none niba imfatiro zishenwe, umukiranutsi yakora iki? Bibiliya yatubwiye ngo kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Imana yaduhamagaye, inezezwa no kubona twageragejwe, inezezwa no kubona imfatiro zari zituriho zisenwa, ariko tugakomeza, haleluya, tugashishikara, tugaharanira gukomeza kuba abakiranutsi, haleluya. Ikimana yambwiye ni iki? Ikimana yagambiriye kumenyesha, nukumenyesha ko tubeshejweho n'izo mfatiro, ariko kandi, haleluya, ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azi abe kiracyahagaze, haleluya, haleluya. Bivuga ngo nubwo wageragezwa, imfatiro zigasenywa, akazi kagahagarara, ndetse birashoboka ko n'umwana n'umugore n'imirima n'amatungo byashira, ariko Bibiliya, Imana yarandikishe ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe. Imana nishimwe cyane, kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka. Twageragezwa, Uwiteka akunda ibyo gukiranuka. Bakunzi ba Abayo Media TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, nibwira nawe mubwira, ntihakagira ikintu na kimwe kikuvana mu gukiranuka. Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo imbere y'Imana. Ntihakagira ikintu gituma utuka Imana, ntihakagira ikintu gituma umutima wawe Satani wihebesha ngo akuvane mu byizerwa, ngo akuvane mu by'amasezerano, kuko twabonye ko rimwe na rimwe hari igihe Imana ibyemera, rimwe na rimwe hari igihe Satani nawe adusaba Imana ikabyemera, n'Imana ubwayo ikadupima. Ariko Bibiliya tubwira ngo nimba imfatiro zishenwe, bakristo bavandimwe bakunzi b'umusaraba, niba imfatiro zishenwe, umukiranutsi yakora iki? Si uwo gutuka Imana, si uwo kuraguza, si uwo, ahubwo ni ugukomeza gukiranuka. Imana ishimwe cyane, kuko Zaburi hari umurongo nasomye, haleluya, uri muri byanditswe byera, bitubwira muri Habakuki, haleluya, Habakuki ibice 3, umurongo wa 17, muzahasome. Haravuga ngo none naho inzabibu zitakwera imbuto, haleluya, naho imirima itakwera, naho intama zashira mu rugo, naho twahingira ubusa, haleluya, turaba kwishimira agakiza Imana yaduhaye, turaba kwishimira Imana yacu, kuko Imana yacu niyo kwizerwa. Urufatiro rwacahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Rero kuba umukiranutsi ntibigomba ari imfatiro. Yego nabyo turabikeneye, yego nabyo turabigombwa, yego nabyo Imana irabiduha, ariko kandi hari igihe Imana itugerageza, hari igihe Imana ibidupimisha, ikabidukuraho, igerageza kugira ngo irebe imitima yacu, irebe uburyo tuyikunda, irebe uburyo dufite imitima tutarangamiye ibintu. Rero komera ushikame, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, ariko ikikwifuzaho, ikigushakaho nuko no mu gihe imfatiro zashenwe, no mu gihe imfatiro zakuweho, ukomeza kuba
umukiranutsi, nkomeza kuba inyangamugayo. Ibyo ndabigusabira, nanjye mbyisabira, nanjye kubishobozwa sinabishobora, ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Dusabe Imana iduhe imbaraga, dusabe Imana iduhe kudufata ukuboko, itugendeshe muri iyi nzira y'agakiza, muri iyi nzira kuyikurikira, kuko birashoboka rwose. Birashoboka rwose ko imfatiro zizivaho, imfatiro zisenyuka, ariko Imana idushaka mu mwanya wo gukomeza kuyibaho no kuyikurikira, hatagize iby'isi bituvana ku Mana. Mbifuje amahoro y'Imana ngo abane namwe, imbaraga z'Imana z'Umwuka Wera zirushaho kubasobanurira, zirushaho rwose kubemeza iby'ijambo ryayo. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye byisabira, ngo Imana ibidukomerezemo mu izina rya Yesu. Amen.